Ku muhanda wa kaburimbo Kigali Gakenke Musanze niho hari ibagiro rya kijyambere ry'akarere ka Gakenke ribagirwamo inka. Umwe mu mwanda uva muri iryo bagiro uvanze n'amayezi twasanze utemba ugana muri rigore y'umuhanda wa kaburimbo ngo ni ibintu bibangamiye abanyura muri uyu muhanda kuko biteza umunuko. Wenda mu bigaragara ntago byabura gute kuko wenda usanga ikibazo navuga cy'isuku birasaba kugira ngo cyongerwemo imbaraga. Byatubera byiza rwose mudukoreye nk'ubuvugizi noneho bakadufasha bakadukorera icyo kintu cyo kuba bahafunga noneho ntibyongere kugaragara. Ngewe uko mbibona wenda nk'ayo mase bashobora kuyashakira ahantu bashobora nk'icyo baza bayashiramo ntigagende ntatwarwe n'amazi ngo abe yakanduza. Atwawe n'amazi se bigatemba muri rigori y'umuhanda hari icyo bitwaye? Oya ni wo wa mwuka mubi gushobora kuza. Byo ntibyabura rimwe na rimwe. Bigenda nka guti nk'iyo byanutse imvura bayaguye bigenda bite? Genda bite nebiranuka. Uyu mwanda uva muri iri bagiro rya Gakenke ngo usibye kubuteza umunuko ku banyura muri uyu muhanda ngo nagira uruhare mu kwangiza ibidukikije kuko uyu mwanda wose utemba ugana mu mugezi wa Base. Birebye ubwo bakagombye kubihereza uruhande rumwe gute bakabicukura nk'icyobo bikaza biherera mu murima, none mu mazi ubu nk'abantu bafurire firiya biranduza kandi hari n'abayavoma bakayajyana mu ngo. Ngo ujya mu wuhe mugezi? Uja muri umugezi wa Base. Mugezi wa Base. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'iri bagiro rya Gakenke, Gakwavu Mariko uyobora iri bagiro avuga ko kuba uyu mwanda utemba ugana muri kaburimbo ndetse ukanagira mu mugezi wa Base ngo bishoboka kuba wayobye kuko hari ahandi wagenewe kujya. Inde ahari byayobye ariko akenshi dore twacu aho bigenewe n'amayezi nayo ni hariya tuyashyira. Buriya turateganya kuyatunganya mu ifumbire ishobora gufasha abaturage mu buhinzi. Radio na televiziyo Flash twashatse kumenya icyo abashinzwe ubugenzuzi muri Rika ari nabo bagenzura aya mabagiro, maze Gasipari Simbarikure ushinzwe ubugenzuzi bw'isuku ubuziranenge n'akato muri Rika atubwira koko niba iri bagiro ricikwa n'uyu mwanda ukajya mu baturage ngo ari amakosa akomeye. Mu byo rero bashobora kuba batujuje hari ibyo mwagiye mubona uretse n'ibyo by'amayezi bavuga ngo arabacika ubwo n'uburangare niba bakoresheje ambako bacika n'uburangare nuko mu gihe cya inspection kuri twaje kureba ko ibisabwa babyujuje tuba twarasanze ibisabwa bihari, ariko noneho kuba ibisabwa bihari nk'ibyo by'ibikoresho cyangwa za facilities aba ari kimwe, noneho uburyo bizakoreshwa mu gihe batangiye gukora biba ikindi, ari nabo bakubwiye ngo amayezi aba yabacitse. Urumva ni ikosa ryabo n'uburangare bwabo. Nubwo ubuyobozi bw'ibagiro buvuga ko ibi bitari bisanzwe ngo bishoboka kuba uyu mwanda wabacitse, abakoresha uyu muhanda cyane cyane banyura kuri iri bagiro bavuga ko bikunze kuba bihari. Ibintu twanahise twibonera ubwo twari tukiraha, umwe mu bakozi b'ibagiro yahise afata rakerete atangira kubikoropa abimanurira hepfo mu bishanga. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Gakenke mu majyaruguru y'u Rwanda.